uko ikoranabuhanga ry'ikoresho rya drone rirushaho gufata indi ntera ni nako guhanga udushya mu byo zikoreshwa nabyo birushaho kwiyongera. Mu Rwanda drone zigiye gutangira kwifashishwa mu kugeza ku baturage serivisi zifitanye isano n'ubucuruzi, aho zishobora kujyana ibicuruzwa, imiti n'ibindi bikoresho bifite uburemere zibasha kwikorera. Umuyobozi wa Zipline mu Rwanda Benimana Shami Eden avuga ko iyi gahunda izatangizwa mu mujyi wa Kigali muri uyu mwaka, kandi indege zizakoreshwa zikaba zinyuranye n'izikwirakwiza imiti n'amaraso. Itable nk'iyi ngiyi yacu turiho ahangaha, kuva ahangaha imbere yanjye neza ni aho ngaho kagwa. Radius ni 0.5 metre, ni ukuvuga ni aho ngaho. Kaze gacecetse, kaze gatuje, nta kintu kiri bugusakurize, karagwa hano. Serivisi nshyashya turashaka gukora abakiriya yaba business cyangwa abantu ku bwabo, kugira ngo twumve hari ibyo twatekereje ariko n'iki dukeneye guhindura kugira ngo umunsi twazanye iyo delivery izabe nziza cyane kuri buri wese. Ubu rero mu mpera z'uyu mwaka nibwo serivisi ubwayo izatangira, ubu turacyarimo kuvugana n'abakiriya. Abakoze iyi ndege bateganyije ko yakora urugendo rw'ibirometero 15. Ibigo bya leta, abikorera by'umwihariko za supermarché, pharmacie n'ibindi bigo bemerewe gukoresha izi ndege zizajya ziha ibicuruzwa abakiriya babo. Zishobora kuguma aho izi sosiyete zikorera bitewe n'umubare w'abasaba serivisi, igihe baba bake zikaba zakoreshwa n'abandi. Iyi ni inkuru nziza ku batanga serivisi za pharmacie n'imiti y'amatungo n'iy'ubuhinzi, kuko bizihutisha ibicuruzwa. C'est surprenant, mais c'est bien. Biratunguranye cyane, ariko ni iby'agahebuzo. Ntabwo bibaho cyane ku isi. Tekereza kubona drone iwawe ikamanuka ikakugezaho ibyo wasabye. Birashimishije. Nyine birumvikana ko hari ibyo abantu bazigishwa. Hagomba no kureba ku biciro byo kugeza ku murwayi umuti niba ari we uzawishyura. Pour que ce soit livré par drone, il faut qu'il y ait une rentabilité. Si le patient doit payer le coût de la livraison, dusanzwe dukoresha amatransport asanzwe, amamoto cyangwa se vuba, ariko drone iramutse yije yazorohereza abantu transport, kuko ntabwo izajya ibyigana, ntabwo izabifite jam, abantu bazayibona vuba. Twari twarateganyije uburyo n'ubundi tuzajya dukora deliveries cyangwa se tugeze ibicuruzwa ku bakiriya bacu, ariko noneho kuba hiyongereho drone ni igisubizo cyiza kuri twebwe. Gahunda yo gukoresha drone mu kwegereza abakiriya ibyo bakeneye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ntizavanaho uburyo busanzwe bukoreshwa mu koherezanya ibicuruzwa, cyane ko hari ibiro izi ndege zitarenza. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.